Mute guys, twese hamwe tugiye gufatanya kureba uburyo ki ushobora gukora update ya data mining utiriwe usaba ka gakode usaba umuntu washyize muri security sacco. So kugira ngo ube wakora data mining update yayo utiriwe usaba agakode, ni uko icya mbere uraza ukajya muri phone yawe ukajya kuri delta, then uba uri hano kuri home. Urabona yuko version ifitemo atariyo, dukeneye gushyira muri version 1.2.7 kuko ngewe ubusanzwe ndi muri version yanjye ndi muri 1.2.6. So kugira ngo njye muri version 1.2.7, icya mbere ndabanza nze hano home, nze hano kuri main hasi ku kuboko kw'iburyo, mpite nzamuka nze nkore logout, kandi hano kuri logout mpite nkora confirm logout, then ushyiremo authentication bakwaka yo kujya kuri logout. Urabona ubu ngubu nakoze logout. So kugira ngo nshyiremo ino version ndahita ngaruka hano kuri home, mpite nza data mining yanjye nyikuremo nkore uninstall, mpite nkora uninstall. Nimara kuyikuramo nze kuri play store, mpite nza hano kuri play store, mpite downloadinga nkora download ya data bundi bushya, download ya data bundi bushya data, mpite nza nyirebe ni iyi ngiyi, ni iyi, nkore install, tegereze ijyeho. So urategereza ikabanza ikajyaho, utegereza umwanya mutoya. Ufite telefone ikoresha 4G birirukanka, niba ufite telefone ikoresha 3G utegerezaho gato nabwo nta kibazo. Urabona ko biri kwirukanka, urabona biruzuye, dusigaye kuri opening. So murabona yuko byuzuye. Ubu dushatse twakora open, ariko na hano muri screen yacu data yacu urabona yuko yahise igarukamo muri home ya phone yawe. Tuyi opening, tumara kuyi openinga tuze hano aho barimo kudusaba igihugu cyacu, ushyiremo igihugu, twebwe turashyiramo u Rwanda, then dushyiramo nimero wayifungujeho, ndashyiramo iyi, ariko tubanze dusibeho imibare ibanza, dukande next, then urabona ko verification ya mbere irangiye, dukande next, dukande verification hariya. Urabona iyo ukanze hariya next, uza hano iya mbere yarangiye ugakanda next, ukaza kuri DSMS verification ugakandaho, then ukaza ugakanda hano hasi handitse get, ugakandaho, ukaza ugakanda, ugahitamo hano kuri global, kuko mu Rwanda nta hantu na hamwe twemerewe gukoresha u Rwanda, dukanda kuri global university, kuko abayikoze baba mu bindi bihugu. Turahitamo hano kuri Hong Kong, dukande next hano hejuru, next step, idusoza dutegerezeho akanya gato. Aha ngaha urabona yuko dukanze send twaba twahisemo message, aho turakanda. Ushaka gukoresha message wahita ukanda send, ariko dushaka gukoresha WhatsApp turabanza duhitemo kuri WhatsApp,
tujya tuza kuri next, kuri aka kantu kari aha, aka tugakandeho, aha ngaha dukande confirm. Aha ngaha njye mbona yashyizemo pin ya WhatsApp, urabona njye nari nakohereje ariko ndongera paste. Aha ngaha ninkora paste urabona yuko ntabwo nari namaze gukora copy y'aka gakode kacu. Mbere na mbere urabanza ukaza hano, uhise wirukanka udakoze copy ntago wabona uko ukohereza. Ubanza ugakanda hano kuri copy, ugakanda send hariya, ukaza ugahita usiba ino nimero yo ya telefone ntabwo ari ngombwa, ugahita ukohereza, ugahita uza ugakanda send. Then iyo umaze kukohereza uhita uza hano ugahave send verification string, ugakanda kuri next step aho ngaho hasi ahera, ugategereza. So iyo utegereza akanya gatoya, baba barimo barareba koko niba wakohereje kugira ngo ugategerezaho gatoya, urakomeza ugategerezaho gatoya, urabona yuko tugitegereje kugira ngo baverifiye uyu muntu twakohereje koko niba yakabonye. Utegereza, ukomeza utegereze, urabona yuko bibaye verification, bibaye verified, ubu twemerewe kujya kuri delete. Urabona twise tugera kuri delete. Version yacu twari dufitemo yari 1.2.6, urabona yuko version yacu twari dukeneye gushyiramo 1.2.7. Turebe version check, uraza hano then you are already the latest version 1.2.7. Urabona yuko ibi ngibi byoroshye kuruta uko wajya guhamagara umuntu washyize hano muri security circle, aba bantu ugahita uhitamo umwe, biba byoroshye kuruta uko waza ugahitamo ngo umuntu woherezaga akaguha agakode. Ibi nibyo byoroshye. So abantu bari bafite ikibazo cyo kwinjira kuri data mining, gukora update, babuze abantu bashyize muri security circle, ndakeka yuko basubijwe. Murakoze cyane, dukomeze dufatanye kuzamurana, mukora subscribe, like, share and comment. Aha ngaha tuzajya tukomeza tubazanira amakuru mashya kandi agomeza kudufasha gutera imbere. Murakoze cyane, Imana y'amahoro ikomeze ibarinde.